Ngiye kuba nakwereka AI investment iri mu mashoro amafaranga, ukimara kuba washora amafaranga ugahita ubikura ayo bakwemereye ku munsi. Ino AI rero mu batanga amafaranga bayita Kkopa AI, irimo iraba yatanga amafaranga ukimara kuyishoraho uhita ubikura ayo bakwemerera buri munsi. Ngiye kuba nakwereka aha ngaha amafaranga uri bushoremo, ukuntu uzayabikuza n'ukuntu wiyandikisha mu byo ngibyo tugiye kuba twatangiraho. Rero ibintu bijyanye na investment ntukabyizere cyane ngo ufate amafaranga yo murengera yose uyafate ngo uyashore, mu gihe ufata kuri makeya yawe ufite, ubwo niyo yahomba nta kibazo agutera. Ibi ngibi ni nka business uba washoye, kandi muri business habamo gushora, ukunguka no guhomba. Dutangire rero no kuba wakiyandikisha. Turuvane muri comment, numara kuyikandaho uraza tugera kuri taburo imeze gutya. Aho hambere ushyiremo nimero yawe ya telefone, hambere nimero ya telefone, kabiri password, gatatu dushyiremo nimero ya telefone tubifungurira hamwe icyarimwe. Icyo nkubwira ngaha ni uko ubikuriza kuri MTN no kuri Airtel hose ubikurirayo. Ndashyiramo nimero zanjye za Airtel, kandi izi nimero wazinyandikira no kuri WhatsApp ufite ikibazo, ushyiremo nangaha na password, ushyiremo password imibare ya uhita uzamuye nyine aha ngaha urabona ko nashyizemo password. Hasi aka invite code urakarekeramu, ntabwo wirirwa ukavanamo kuko ntako umuntu agutumiye. Tukanda kuri register aho hasi, urabanza ushyiramo nimero, password, tukanda kuri register. Ugikanda kuri register ahita tujya ku gataburo kameze gutya. Biraterwa na connection ufite, ariko njye ndimo nakoresha VPN nyine, no gukoresha na kuri VPN birakunda. Dore gafunguka kameze gutya, aho ngana gutya nyine kaba gafungutse. Ikintu ugiye kuba wakora rero, uraza ukanda no kuri invest, urebe noneho ukuntu product zimeze ugiye kuba wagura, ubone n'ukuntu ugiye kuba washora. Uraza ukanda kuri invest, ubona ko iyo ya mbere ushora 500 bakaguha senkani ku munsi mu gihe cy'iminsi 30. Noneho iyo ya kabiri utanga 1,100 rya buri munsi mu gihe cy'iminsi 30. 300 baguha 300 buri munsi mu gihe cy'iminsi 30. 5 baguha 500 mu gihe cy'iminsi 30. Noneho 10,000 baguha 1,000 buri munsi mu gihe cy'iminsi ingana na 30. N'izindi zose nyine ni gutyo bigiye bimeze, baguha 10% byayo washoye. Ikintu gisigaye rero ni ukujya kuba wajya kubitsaho amafaranga, ibyo bita recharge. Ugiye kuba wabitsaho amafaranga kugira ngo ube wagura product. Ngiye kandi ngiye kuba nashyiraho 5,000. Ikintu tukora rero, uraza ube wakanda yakadukande kuri home, ariko nahara nyine nabyo byakunda tukanda kuri home, tukanda kuri recharge. Ugikanda kuri recharge uratugera ahantu hameze gutya, uhita ushyiramo amafaranga nyine uhera ku mafaranga 500 ubitse, urashyiramo 5,000 uhitamo MTN, Airtel. MTN na Airtel hose byose birakunda. Amafaranga make yo kudepoza ni amafaranga 500. Tukanda kuri confirm. Ibintu ubigendamo neza. Ukigera aha ngaha amafaranga 5,000 kugira ngo amazina urayareba, uhita ukopiya nimero. Ukopiya nimero uhita ujya koherereza uwo muntu amafaranga witwa Jeanne nyine Mushimiyimana. Uratugena nyine ubu ugiye kuba wajya kumwohereza amafaranga. Kamaze n'imezi udusimu twashyize kudukoresha, urabona ko nkoresha nyine VPN. Mba ndi gukoresha VPN ntabwo ari mega. Naza mpite nkanda kuri network, nkande kuri call, manze kuri call nemeze ko ari simcard zose, no kuri SMS kuri simcard zose, yangaruke muri phone mbe nakohereza amafaranga. Nyine ngiye gukoresha Airtel. Airtel ho ukohereza umuntu amafaranga ntabwo birwa bagukata, nyine ayo bakoreza yose ntabwo bagukata. Yarakanda tukashyiraho imbere nibeshye reka nsibe rimwe urwego, nkanda kuri call nyine nemeza simcard iriho amafaranga, nshyiremo za nimero ze na kopiye. Ni ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu nyine, ntabwo ari ibintu bikaze, ni ibintu byoroshye. Tukanda kuri send, ukanda kuri send ushyiramo umubare w'amafaranga 5,000. Ugomba kureba yuko amafaranga wemeje angana nayo ugiye kohereza. 1,000 kuri Janine nyine ugira ngo urabibona. Mushimiyimana amafaranga 5,000. Urahita nyine ushyiramo password, ushyiramo password nyine bibe birarangiye. Dushyiramo password, ushyiramo password, tukanda kuri send. Iyi ngiyi uko wohereje gutya n'amafaranga, urahita ukora screenshot nyine, urahita ukora screenshot k'amafaranga nyine wayohereje,
ugaruke muri ya application yabo, muri application yabo wakoze nyine screenshot, uzanga handitse kuri dushyiramo ya screenshot, aho ngaho hambere bakubwira ngo choose file, nyine dushyiramo ya screenshot, hasi dushyiramo amafaranga ya nimero wakoresheje nyine bohereza. Ni ibintu byoroshye, niyo wakoreza amafaranga kuri telefone utafungujeho account nabyo byakunda. Rero ukanda kuri recharge completed, aho ngaho yuko nyine kohereza byarangiye, urategereza nyine birimo birarodinga, biterwa na connection iri gukoresha. Leta uza kuri ka kantu k'uburongo butatu buri mu nguni, urabona ko maze refresh wapi, njye hariya ndebe ko igikorwa cyanjye ukuntu kimeze. Urabona ko kiracyari muri process, nyine kiracyari muri process, kiracyarimo birikora. None reka mveho nongere ngaruke kuri recharge, nako ibihumbi 5 bimaze kuba byagera. Bitwara akanya gato, ntabwo ari umwanya muremure, ni umwanya mutoya. Ni nanjye ukanda handi ubona ko byabaye successful, nyine deposit yabaye successful. Icyiza ni uko amafaranga iyo umaze kuba washora uhita ubikura ayo munsi, nyine ako kanya uhita uyabikura, ako kanya uhita ubikura. Urabona ko ibihumbi 5 maje kuba nabidepoza, ni ibintu byoroshye. Ndahita nza kuri invest, mbanze ngure ka product nyine k'ibihumbi 5 twabonye mu kuza k'amasenkisa buri munsi, nkakandeho. Ni ibintu byoroshye, nyine ndagakandaho, nagakandaho, nyuma kuba nagakandaho. Icyo nyine amafaranga nayashyize, ibintu byose byarangiye. Ushaka wasoma ayo mategeko n'amabwiriza ari hasi y'ino product ngiye kuba nagura. Rero tukanda kwa ngaha kuri investment, ya product nyine iraba yamaje kuba yakigura, ngiro biraba itangiye kuba yabara. Nyine ikintu ugatukora kugira ngo ube wabona amafaranga yawe, nuza ngaha kuri mi urabona yuko nyine ya 5 nyine yagiye, ya 5 yagiye. Ikintu kizagikora buri munsi kandi ujye ubona amafaranga yawe, uzanga kuri quantify anga hasi, nako nyine ifite 5 aho ngaho nyine ho hasi 500. Ninzanga kananga kuri quantify aho hasi, ngiye ngo none ko hari utuntu tujya muri 5, ariko nako kabanza kuri ni home quantify invest. Ninza kananga kuri quantify yato ikintu cy'iki AI nyine urakibona. Ikintu tukora urakana kuri tugurana ubwo mo hagati, bahita baguha amafaranga ya 500 y'uno munsi. Buri gihe nibwo uzagiza ukore, buri munsi ujye wibuka kuza gufata amafaranga mu gihe kingana n'amasaha 24 buri munsi ujye uza ubikore. Ikintu amafaranga nyine uraba wayabonye, ntabwo wakora kabiri ngo bikunde, ukoraho rimwe. Nugaruka kuri mi ubona ko 500 baba bahise bayaguha. Tujye kwita dukora none kwita tuyabikura paka nyine amafaranga tugezeho tuyabikure. Na video byose nyine birimo kuba nta recharginze, nashoye amafaranga no kubikura no kwikongera nakwerekana kuri withdraw. Ushyiramo amazina yawe yose. Aha ngaha ni ibintu byoroshye, ushyiramo amazina yawe yose, ntabwo ari ibintu nyine birebire, ni ibintu bitoya kabisa. Ushyiramo amazina yawe aha ngaha yose, ushyiramo amazina yawe yose, ukatushyiramo nimero de telefone. Na Airtel kuyibikuriraho birakunda, ntugire ikibazo na Airtel kuyibikuriraho aha ngaha birakunda, nta kibazo kibirimo. Na Airtel irakunda, utanga wemeza ko ari Airtel tukonfaminga. Ni ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu birebire. Yawe kimara kuba byaba completed, nyine bimaze kuba byakemera, urasubira inyuma wongere kuri withdraw, uratukanda kuri anga kuri withdraw cyangwa amafaranga. Wemera kubikura amafaranga guhera kuri 50, kandi ntago bagukata, ntibakata amafaranga yose washyiramo, ntago bagukata. Narasengisa zanjye ndata ndazibikura nyine bahera saa 2 babikura kugera isaha 11. Isaha y'isa 11 ntago ari ibintu birenze, ntago ari ibintu bikaze.
ikintu ikora urakanda kuri confirm amafaranga uyemeze aveho, urabona ko amafaranga nyine yahise avaho, urabona kuri bwa burongo butatu urabona ko biri muri process nyine, igihe cyo kubikura cyari muri process. Noneho mu gihe cy'akanya gatoya katarambiranye urabona ko amafaranga withdraw amount nyine 500 nyine yabikujwe, urabona ko yabikujwe, ayo wabikuje noneho ugaruka kuri withdraw ukaza kuri ka kantu nyine k'uburongo butatu kari hejuru, ubona ko withdraw yabaye successful nyine amafaranga aba yakugezeho. None kuba wayabona kuri nuza kuri nyine muri SMS kugira ngo umenye ko yaje, uraza muri SMS nyine ube wakanda kuri Airtel, urabona ko amazina noherejeho inuza n'amazina noherejeho y'amafaranga ari nayo yanyoherereje aya ngaya, urabona ko nayakiriye kuri Airtel Money. Ubwo nawe rero uze gukoresha simukadi zaba ushaka amafaranga yose yawe azaba akugeraho. Ikibazo cyose ugire cyandika muri comment, kandi nimero yanyandikira kuri WhatsApp tukaba twavugana. Ndabakunda nawe utaha, ciao ciao, Imana ibahe umugisha.